umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu mu mezi ya nyuma, leta y'u Rwanda ku bushake bwayo bicishije abanyururu bose bari bari mu magereza inzara, ku buryo bageraga batumaza iminsi ine kuva ku wa mbere kugeza ku wa kane, bagatanga igikoma ku wa gatanu mu gitondo. Uwo munsi ari bwo abantu bagomba kubona kujya mu visite, kuko visite yabaga ku wa gatanu ku wa gatandatu. Hanyuma muri iyo minsi ine ishize, ku munsi wa mbere ubwo batwiciraga inzara bwa mbere bagitangira, kubera ubugome nuko njye mbona ntekereza neza ko iyo ngiyo ari jenoside yabaga yarateguwe kandi irimo gukorwa mu by'ukuri, batuzaniye igikoma cy'ifu y'amasaka, ariko mu by'ukuri bagiye gushesha ifu mu Bugande, ifu y'amacupa cyangwa y'ibirahuri, bayivanga n'ifu y'amasaka, noneho bayitugaburira tumaze iminsi ine tutarya. Donc nuvuga ngo kwitugaburira mbese dushonje ku buryo nta uri bureke kunywa ayo macupa. Urumva ko bari bafite igitekerezo cy'uko abantu bagomba gupfa bagashira. Ubwo buhamya narabutanze, kandi ntekereza ko imyaka izashyira ari myinshi, ariko buzatangwa nk'umudamu witwa Isabelle wari ushinzwe CICR, wari muri CICR washinzwe ibijyanye n'imirire y'abafungwa muri icyo gihe cya 1994, 1996, 1997, 1998. Yari umwana muto cyane, nabonaga muri utu bukuru. Ntekereza ko ngubu yaba afite nk'imyaka 50 cyangwa 40, hagati ya 45 na 50, nkurikije uko yanganaga. Aracyahari, ubuhamya arabufite, arabibuzi, kuko nyuma yuko icyo gikoma tukibona ngo macupa, we ubwe yazaga mu magereza, atemberaga amagereza, yahageze mu gitondo muri Peseka niho nabaga. Hanyuma ubwe niwe wasabye ko bafata ingunguru imwe bakayicuranura, bakayidahamo igikoma kigacikamo kabiri, donc ingunguru ikajya mu kimwe cya kabiri, bazana amazi basukamo. Ayo mazi rero niyo yagaragaje ko harimo amacupa aseye. Ni ifu y'amacupa, ntabwo ari ibimene by'amacupa, ahubwo ni ifu y'amacupa baseye, hanyuma bayishyira mu gikoma, bayiha abagororwa.